urayibona ukuntu yubatse, hejuru hariho bariko, amarangi meza rwose. Muraho neza bakunzi b'Inkuru mu Buzima TV. Amazina yanjye nitwa Kwihangana Abeli. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, amaye karibu hano ni hatuye, agiye kutwibwira atubwire n'icyo akora. Komisiyoneri, amazina yanjye ni Bacamumigo Fokasi, abankorera muri Gasabo, hano turi mu murenge wa Bumbogo, akarere ka Gasabo, akagari ka Nyabikende. Barambwiye mu kiri Inzu ku isoko, barambwiye wayibonye ko ari konoshi nziza. None se hano burya ni muri Nyabikende, uzi ko njye nabaragamo mu izindi. Hano ni muri Nyabikende. Ubwo rero iyi nzu bambwiye ko ngiye wumva kuyigurisha 27. Wayitegereje, ni inzu irakoze, irimo amakaro ka parangeti, tuwarete yo mu nzu. Wayitegereje n'ibikari, wabonye niyo parikingi kwihari, na dushe biri mu nzu, na tuwarete hanze. Wabibonye. Nuko rero nta mafaranga turi gushaka 27. Harimo n'ibiganiro cyangwa niyo yanyuma? Ndumva ariyo yanyuma. Ubwo hagize uyikenera ibindi yatubaza, tukaba twamuhuza na nyir'inzu, niba ari no kumukaturira wenda bakimvikana, ariko yahageze kuri tere. Burya umuntu yageze kuri tere andi makuru yamenyera kwegera, ariko amakuru nayo ngayo nyir'inzu aba yaduhaye. Yambwiye 27. Okay, murakoze cyane Fokasi. Ubwo ngubwo reka tubereke inzu yose. Reka tubanze turebe ino nzu. Ni inzu iri ku muhanda, ni inzu nziza cyane. Reka mbatembereze mubanze murebe inzu yose. Icyo usabwa no gukurikira Inkuru mu Buzima TV ukareba ino nzu yose. Inzu igarukira hano. Irakoze amasuku yose. Uraza kugarukira hano hepfo ni mu baturanyi, ni ku muhanda munini. Ngira ngo murayibona gate uko imeze. Tugiye kwinjira mu gipangu turebe mu nzu yose, tugere mu byumba byose. Ni inzu ifite na toilette imbere, ni amafaranga make cyane. Ngira ngo murayibona, ni inzu nziza, inzu nziza cyane rwose, ikoze amasuku ahantu hose. Mbese no kwita wimukiramo. Urayibona ukuntu yubatse, hejuru hariho bariko, amarangi meza rwose. Hasi murahabona harimo parikingi, yose ni parikingi. Harimo amazi. Ngira ngo murabibona ko utaruha ujya gushaka ahandi amazi. Reka tubanze turebe umuzenguruko w'inzu.
Iyi nzu harisanzuye rwose. Murabona hano hari tuwarete yo hanze. Tuwarete yo hanze. Murayibona, saro ni saro ikoze neza cyane. Imeze neza cyane. Ngira ngo murahabona aha hose ni muri saro. Ni saro yisanzuye rwose. Saro yayo nuko imeze. Hose ni muri saro. Urabona ko harimo n'amakaro. Harimo n'amakaro rwose, nta kibazo cyo kuvuga ngo inzu ntabwo ikoze. Inzu irakoze neza, nta kibazo. Korodoro ni iyi ngiyi rwose, ngira ngo murayibona. Icyumba cya mbere ngiki. Urafu yo mu cyumba cya mbere ngiyi murayibona, ibikuta byo bisize irangi ry'umweru. Icyumba cya mbere tukivuyemo, ari kwinjire mu cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri dore ngiki nacyo murakibona, ubu nicyo twinjiyemo. Icyumba cya kabiri rwose ngira ngo murakibona, nacyo ni icyumba kinini. Yego, icyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri nicyo turimo. Reka mbereke parafo ni iyi ngiyi rwose. Iyi parafo rero murabona ko nta ribi ryayo. Iyi nzu ikindi nababwira, hasi murabibona ko mu byumba ni amakaro n'ubundi. Ni amakaro. Ni amakaro. Iki ni icyumba cya kabiri twari turimo. Hano ni ikindi cyumba, n'ubundi ushatse wakigira stock nawe. Urabona nk'uko kingana n'uko nguko. Parafo yacyo nuko imeze. Tuse dukomereza hano ni mu gikoni nk'uko mubibona. Aka ni akabati kari mu gikoni. Ko nyine uyiguze washyiramo akawe. Iki ni igikoni kiri mu nzu. Reka mfunga aya mazi ariko kugisafuriza. Amazi nyafungeho gakeya. Nandi kubabwira ko iki ari igikoni dusanze mu nzu. Uyu muryango wa mbere
ni dushe y'abakozi. Hari indi dushe batubwiye ntarabereka iri kumwe na tuwarete ya bosi. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ndashaka ibintu byinshi mu byirebera. Wa muryango wa kabiri twarebaga, uyu muryango wa kabiri twarebaga uhita usohoka hanze hamwe mu gikari twabonye kare. Hamwe mu gikari twabonye kare. Hano naho hari indi tuwarete yo hanze. Tuwarete yo hanze iri hano. Iyi ni tuwarete iri hanze, ngira ngo murayibona. Parafo yayo nuko imeze. Parafo yayo nuko imeze. Tugakomeza hano ho mwahabonye niho twinjiriye tukizenguruka inzu, ngira ngo mwabonye ya robine twabonye turi kwinjira. Iriya hehe. Noneho ngiye kwinjira mbereka ikindi cyumba ntaberetse, aho icyumba cya bosi kiri na tuwarete yindi iri mu nzu na dushe. Inzu ntabwo ihenze na gato. Hari aho twahavuye. Tukiva muri salo, hano ni muri ya salo. Tukiva muri salo, hano niho uhita ukata, ntabwo ujya kure. Icyumba kiri main room, icyumba cya bosi. Hano ni main room, ni icyumba cya bosi kirimo hano, ariko ntabwo turi bukijyemo kuko harimo abantu ntabwo twajya kwerekana mu cyumba cya bosi. Noneho ikindi tugiye kuhita tureba, hari dushe na tuwarete. Gafungura imeze neza, iriho n'amakaro ku nkuta. Tuyinjiremo tuyirebe. Dushe ngiyi, parafo yayo nayo niyi, sibyo? Nta kintu ngiye ntazajya mbereka. Nta kintu nazajya mbereka, muzajye mungaye ibindi, ariko nta muntu uzangara ko ntamweretse inzu yose uko imeze, ubundi ngaze kuyigura afite amakuru yose kandi yizewe. Hano ni muri dushe na tuwarete byegeranye n'icyumba cya main room. Byegeranye na main room mu cyumba cya bosi. Na tuwarete y'umukozi aho iri twahaberetse, hamwe na dushe y'umukozi iri mu